baragusiga. Abamuvukana babonye ugeze ku munsi mubi bagutera umugongo. Abari bakuzi babonye iri gukomeranye barakwiyakana ngo nta naho bakuzi. Ariko Imana ntigigusiga. Imana muragumana mu bihe byiza n'ibihe bibi. Imana muragumana abantu bakwishimira batakwishimira. Imana ntigigusiga. Muri aho torero ry'Imana uyu munsi ndavuga ku mugambi w'Imana. Ninde wanyibutsa ijambo mperuka kwigisha mpagaze hano? Ninde wanyibutsa iryo jambo? Ndabona ibiganza bike hejuru kandi twari turi muri ritano turi benshi. Yego manyibutsa mukobwa wanjye. Ibyo ni byo byamufashe n'umurengane. Imana iguha umugisha mwinshi undi. Gabire ko amanuka genda namanika ashidikanye aguruka. Gabire je dukomere Imana amashimwe. Baravuze ngo hirya y'imbaraga z'Imana nta kindi kiri. Uyu munsi ndashaka kuvuga gatoya ku mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana bagushyira mu mwobo w'intare mukararana mu gake ukava muri muzima. Umugambi w'Imana bakwinjiza mu itanura ry'umuriro kandi ukajyamo umuriro waka, ukinjiramo bavuze induru ngo birarangiye, ukinjiramo batekashije ubuzima burangiye, ugasohoka muri muzima kubera umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana bakugaburira ibyo kurya barose ukabijya mu gitondo bakabona uracyari kugenda. Umugambi w'Imana. Pasiteri, umugambi w'Imana badusiba ku ikarita bagasanga ikarita turacyariho kubera umugambi w'iki? Icyo Imana yavuze, icyo Imana yagambiriye, icyo Imana yanditse yaracyanditse. Nta muntu ufite imbabazi zanjye, nta muntu ufite imbaraga, nta muntu ufite ubushobozi, nta muntu wakuraho icyo Imana yanditse ku buzima bwawe. Umbura Bibiliya dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi umugambi w'Imana. Ngira ngo tuvugeho gatoya bene data. Ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi. Ndavuga umugambi w'Imana. Zaburi ya 23 ndasoma imirongo mike cyane, ntabwo ari imirongo myinshi. Twageze dusoma ijambo ry'Imana. Zaburi ya 23 turasoma ku murongo wa mbere tugeze nko ku murongo wa 6. Itandatu yonyine tugiye gusoma tukaganira kuri ijambo. Reka itangaza zamuki asome twumve icyo rivuze. Kadusome. Anditswe ngo umurongo wa mbere, Zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Yego. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Yego. Naho nanyura mu gikombe k'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose. Uretse gatoya yatangiye ashima, yatangiye ayitaka, yatangiye ayivuga imbaraga zayo, yatangiye avuga umugambi w'Imana. Ageze noneho ahantu ayibwira ngo hari n'urupfu rundi imbere. Ariko muraho umva kino kintu. Yatangiye avuga ngo wa Mana we, ndagushimira ko ari mwungeri wa, kandi ndagushimira ko nawe umenya ko ngomba kubaho uko bwije n'uko bukeye. Ageze ahantu azi ko hari ibimwirukankana, agezaho azi ko hari ibimucunaguza, hari ibimuhema. Atangiye kubitangariza, atangiye kwibwira ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'iki. Ariko muraho Pase yavuze ngo Abanyarwanda dufite ikibazo cyihariye. Nabo ntabwo ari bose buriya Pase n'abatarasobanukirwa yabahamagaye n'icyo bakora. Buriya hari ibintu namaze gukora ku bugenzuzi. Umunyarwanda wacu nk'uko mushumba yabivuze, ntashobora gufatwa ngo akore mu mufuka ze ahesha umugisha uri mu mutera umuhaye umunezero uvuye ku Mana. Kare ni bake, nabo baba barabanje kuzamuka. Ntashobora gufatwa ngo mu gitondo yikorere intebo y'ibijumba ajye kwa mushumba amubwira ati mushumba we mpesha umugisha muntu w'Imana. Ekada ni bake. Ntashobora kuvuga ati ariko uyu munsi ndajyana inkoko kwa mushumba, nanjye ndagira ngo uyu munsi bajye ifunguro ry'inkoko rivuye iwanjye. Oya, Dawidi we
yaravuze ngo Uwiteka ni wowe mwungeri wanjye sinzakena, kandi nta nubwo nzakena, ni wowe mwungeri wanjye. Umugambi w'Imana ntushobora kuburizwamo. Komeza usome umurongo wa 3 niwo warugeze. Umurongo wa 3 ngo naho nanyura mu gikombe k'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Uwo ni uwa 4. Ishimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Yego. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banje. Unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyange kirasesekara. Haleluya. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho. Nange nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Nabumva Bibiliya zanyu tukaganira kuri iri jambo. Sako tuvuga ku mugambi w'Imana. Dawidi aravuga ati namenye neza ko nubwo mbizi ibyo ndi guhura nabyo, ariko hari ibyo ntazi. Ariko reka ntangarize n'abasunikiraga mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, mbabwira ijambo rikomeye. Arababwira ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo nzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe n'Uwiteka. Muraho itorero ry'Imana. Nubwo nakwinjira mu nda y'urupfu, nubwo nagira aho abantu batari bundunguruke ngo bambone, Lazaro agera igihe bamushyira mu arapfa, baranashyingura, birarangira. Abantu bajya kurira, bacanye urumezi, bararira, baraboroga, baritonganya ngo Yesu kuki atahageze. Ariko umugambi w'Imana ntabwo uburizwamo. Umugambi w'Imana uza abantu banarangije gusezera, abantu bamaze kuvuga ko byagize gutya. Konstantino na Stasi bavuze ko batakibyara undi mwana, nanjye ndi mu nda kubera umugambi w'Imana ndavuka. Babyumvikanye, babirangije, banashyizeho gahunda. Umugambi w'Imana utuma mvuka. Ni wowe ndi kubwira, nanjye nibwira. Impamvu uyu munsi ubasha kongera kuza mu nzu y'Imana ni umugambi w'Imana ukiri ku buzima bwawe. Ibyagombaga guhitana uyu munsi ukaba warapfuye aho haribagiranye ni byinshi. Ese mujya mwibuka gushimira Imana? Ese ujya wibuka kugenda ugapfukamira Imana ukavanga ibyo ufite byose niwe wabimpaye? Naraye mbonye umwana witwa Byiringiro, muramuzi, ni umuhungu wacu, ni umwana wanyu, Byiringiro kwa Juvenal. Yagezeho ejo bundi kuwa 5 nimugoroba. Umubonye mwabakobwa, ntabwo mwamenya ko ari wa musore wajya kujya gusengera ati wa Mana we na kiriya gisore cyambere Mana ukamukorera iminsi 2. Umubonye wajya uvuga ngo mubiri we ngusiga ari kuzabona, mwambike neza yuhindutse umuntu. Umubonye wamukunda ntiwamunyweraho amazi. Yaranje mubonye avuye kuri moto, navuga ati ayiwe ni wa mubiri. Umuntu utuye mu mubiri araruhije. Imvugo ivuye mu mubiri no kwifuza ko uyu mubiri biba mu muntu bikamubata, kanakuba ntacyo bimutwaye. Nyuma byamara kumugaruka akibuka ko yarari mu mubiri. Iwacu sino mubiri ubyumbeza gusiga, nubwo turebye ko turabizi kuzaba. Naragutsinze guhorera Imana, agenda mubiri uzasigara. Ayiwe twicaye muri kwari turimo dusenga, namubwira ati Byiringiro hari icyo Imana ivuze. Tumva pasiteri nawe wangu amutipe nawe ababizana baneza za nkumi dusenga, nati ngwino wihane nyamara igitoki kigukoze ndi kwa Jimmy. Pasiteri ibyo ni ibiki kweri? Narihanye wangu. Byiringiro haguruka ati wangu pasiteri waretse kubane yateretanaga n'umwana bita Muhozi, yarabyaye yaramushyingiye. Unirihana biraba birangiye. Wakwanga kwihana kuneza umwuka w'Imana ugutereta. Iyo bigeza mu mwana yanjye niyumve wicuza udafite ukubabarira. Ndamubwira ati nyamara utihanye iseri imwe y'igitoki gukoze kandi baragukati igendere. Ukwezi ni kwashize, avuye yamaze imyaka 2 n'amezi 3. Antunganyiriza neza imbere y'abanzi banjye. Yabonye impfu nyinshi, Imana imugaruye kugira ngo yongere avuge ngo Mana igitumye ngaruye, nakakizwa ntabwo nzabaza ubugingo.
yampamagara buri wa kabiri, pastor adapfuye nyoherereza, nkohereza uko umutima ushoboye, nkohereza. Nkagira ngo ni umuntu ndi kohereza, kumbe ni umupfu yararangiye. Byiringiro yarawononekaye. Uyu mubiri dusigura duhinduka bikarangira. Konera Imana ugifite uburyo, konera Imana ugifite imbaraga, tanga amaturo ukiyabona, shimira Imana ukibikora. Hakiri igihe kirageze ubwo uzashaka kubikora utari bubone uburyo bwo kubikora. Antunganyiriza ameza imbere y'abanzi banjye, asiga amavuta, ngo nuko igikombe cyanjye kirasesekara, ngo nuko nanjye nzaguma mu nzu y'Uwiteka Imana yanjye iteka ryose. Amen. Umva ijambo ryambwiye ngo umugambi w'Imana ntuburizwamo. Umugambi w'iki? Wabyaye, nubwo wabyaye, uwo wari umugambi w'Imana. Ntibirate kuba atarabyara, ntacyo watanze, ahubwo umugambi w'Imana watumye ubyara. Urumvikana n'umugabo wawe, abandi urabona azavugije induru, senga nawe bitazaza, kuko ntacyo wahaye Imana kugira ngo bitaza. Torero ry'Imana, nimwongere musengere mu mugambi w'Imana. Ongera uhamagara imbaraga z'Imana zibyutse umugambi wari umaze kuburizwamo. Satani yari amaze iminsi akohereza imitego, yari amaze iminsi ananiza ubuzima bwawe, amaze iminsi ananiza ubugingo bwawe, amaze iminsi akugerageza mu byo ukora ku wa mbere, ku wa kabiri, ariko ngutangarize ngo umugambi w'Imana ntakiwukuraho. Umugambi w'Imana utunyuza ahantu hakomeye tukavamo tukiri bazima. Umugambi w'Imana utunyujije mu bihe bikomeye, amatorero n'amadini, kandi haracyari abantu bagipfukamiye Imana, haracyari 7,000 bitarabana na Bayali. Ngo abantu bose baraguye, ngo ubu ngubu bizagenda gute? Oya, niwe waguye, ntabwo abantu bose baguye. Ngo nuko ngo basongera batubatize twese, tonda umurongo ujye kubatizwa niba wizera ko ibyaha bye bikuraho amazi. Hari abantu bakivuga ngo abadata, ati ngwino tujye kwiba n'ubundi ntibagisenga. Oya, ntabwo najyaga gusa, ntabwo nakizwaga kubera urusengero, nakizwaga kubera ko namenye Imana. Ngwino tujye kuroga, dore bango insengero zifunguye. Oya, ntabwo njya kuroga, ntabwo njya gucisha, navuganye n'Imana, napfukamiye Uwiteka, ntabwo nabikora. Uwiteka niwe Mana yanjye, sinzakena. Torero ry'Imana muraho. Wiragiye gusambana, ariko byatuzajya kwihana. Sinjya gusambana kuko nzi Imana nkorera, nzi Imana yampamagaye. Ibyo byose byabaye, oya simbikoze. Uwiteka niwe mugeni wanjye, sinzakena. Muraho torero ry'Imana. Murebe uyu munsi abana ukuntu bangana, barafite umunezero, bumvishije iyi nkuru barayimenya. Babyeyi mwazanye abana, Imana ibaha umugisha. Hana amenya ko ibintu bikomeye, afata umwana we aramufata n'ibitambo n'amaturo. Mfite abana 10, batangira ibitambo bingana n'abana 10. Hana afata umwana we aramujyana, witwa Samweli, atamba ibitambo, aravuga ngo ibiri kwica abandi bana nabibonye Mana, nabibonye abandi bana birimo bibica. Umwana arabyiruka yifata, witwa akabwira nyina nk'utaramubyaye, nabibonye Mana, abana babyutse ari amabandi, nabibonye Mana, abo kwa runaka ariko byagenze, abo duturanye ariko byagenze, abatabyaye ko babyaye gatatu, utagiye kubyara ajya kwiba, utibye asuzugura mama we, ntabwo yumvikana n'umubyeyi. Nabonye ibyabaye Mana, reka nzana abana banjye njye kubatambira ibitambo imbere y'Imana. Nice karande zahagurukiye isi ya none, ariko impamvu turi gusenga duhawe uyu mwanya, aho twaba tuzi uwo ari we. Aho ntitubikora gusa ngo nuko badukinguriye icyo gusa, tumenye ko ari ubuntu tugiriwe bene data. Nahawe amahirwe ngewe, impamvu nahawe amahirwe ni iyi. Buriya buri cyumweru njya muri video, saa 9 saa 10 mba ndi muri video. Ugira ngo biroroshye kujya kubwiriza mu muhanda udatera hari bihagagira ukikiriza, bakunyuraho bakajyana inzara ngo dore wawe wa muteka mutwe noneho yadusanze muri video nda turamucikirayo wawe. Ku wa 4 nabasanze mu isoko kuri ijuru, nagiye muri